ndagira ngo nkubwire yuko impamvu abayuda bafite icyo barusha abandi ni uko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ako kantu ugaceho umurongo mu buryo bw'umwihariko. Tubona kwigaragambya kwa Satani mu bihe bitandukanye, tubona kurenganwa kw'itorero ry'Imana, abantu b'Imana bagomba gutsembwaho. Tuzakomeza no kwibona mu mateka, turacyari mu ntangiriro rwose, ariko Imana ishimwe yuko n'urupfu rutabashije gutsembaho ubwoko bw'Imana. Ntabwo itorero ry'Imana ryigeze rivaho burundu, habwa abantu b'Imana bakomeje kuba ku isi kugira ngo batange imiburo, batange imbuzi kuba bakikije, kugira ngo babahamagarire kwimika ubwami bw'Imana mu mitima yabo, kugira ngo bibazanire ihirwe n'ineza ikomotse mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yarekeye andi mahanga mu kujya kure yayo, maze ikomeza kugendana n'uyu muryango muto wa Aburahamu, imuhindura umuragwa w'ibyasezeranijwe, umuragwa w'isi, kubera ko abandi muri icyo gihe bari batandukanye n'Imana rwose. Muri icyo gihe rero cyahawe Abamori cyo kwihana, abakomoka kuri Aburahamu bisanze mu maboko y'Abanyegiputa. Ayo ni amateka tuzi. Baba mu biretwa imyaka 130 yose, nk'uko Imana yari yarabibwiye Aburahamu inshuti yayo. Zaburi 105 umurongo wa 42 kugeza 45, kuko yibutse ijambo rye ryera. Na Aburahamu umugaragu we akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore zazikurayo ziririmba, abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Haleluya. Uko niko Imana yahagurukije ubwoko bw'Abisirayeli, maze kwibuka isezerano yahaye Aburahamu, maze baha cya gihugu cy'Abamori kubera yuko bakiraniwe. Dusomamo amagambo avuga ngo Imana yatoranije Abisirayeli kugira ngo bagaragarize abantu imico yayo. Uwo ni wo mugambi Imana yabashakiye. Twamaze kubibona mu Baroma igice cya 3. Mbese Abisirayeli barusha iki abandi? Igisubizo, babarusha mu buryo bwose. Kubera iki? Kuko babikijwe ibyera by'Imana. Bavandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kwishima cyane, mfite umunezero mwinshi kubw'urukundo rw'Imana rwongeye kuduha amahirwe yo kongera kugaruka imbere yanyu tuzanye ubutumwa bwiza. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Maze iminsi mfite umugisha wo kubana na bene data, ariko nongeye kugaruka jyenyine kugira ngo ducukumbure mu ijambo ry'Imana, twongere kumenya ubushake bw'Imana nk'uko twatangiye ino nsanganyamatsiko. Reka mbibutse yuko twahereye mu itangiriro tureba Imana ishyiraho isabato. Muri uru rugendo twatangiye rwo kumenya iby'umucyo w'isabato muri isi y'umwijima. Twabonye uko Imana yaremye isabato iyishyiraho kera mbere y'icyaha, mu cyumweru cya mbere cyo kurema. Nanone kandi twasuzumye mu buryo bw'umwihariko ibijyanye n'urugendo rw'abakurambere bacu, uhereye kuri Adamu kugeza kuri Mose, uko Imana yakomeje kubana nabo, ikabamenyesha ubwiru bw'ijambo ryayo, ikabamenyesha amategeko yayo. Tubona ibihamya byinshi bishingiye mu gitabo cy'Intego ndetse n'igitabo cya Yobu, yuko Imana itigeze itererana ubwoko bwayo, kandi yakomeje gukominikana nabo kuri kominikasiyo isobanutse. Twabonye byinshi, twabonye uburyo bari abantu baramaye igihe kirekire, tubona uburyo bari abantu bashikama ku Uwiteka turebeye ku mibereho ya bamwe muri bo nka Aburahamu, nka Yosefu, nka Henoki n'abandi. Tubona yuko hari ibihamya bidashidikanwa yuko Imana yakomeje kubana nabo, kandi ikabamenyesha umucyo w'ijambo ryayo, ikabamenyesha ubushake bwayo binyuze mu ijambo ryayo, ndetse n'amategeko y'Uwiteka nk'uko twakomeje kubibona. Uyu munsi ndagira ngo dutere indi intambwe nziza ijya mbere mu bushakashatsi bwacu, twinjire noneho mu gihe nyirizina cy'abakurambere b'Abisirayeli, ubwo Imana yari imaze gutoranya Abisirayeli. Ariko mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenga Imana. Data wa twese uhoraho, turagushimye. Gushimiye ko ukomeje kubana natwe kugeza n'uyu munsi, ukomeje kutwungura ubwenge bwo mu ijambo ryawe. Ntabwo twagize icyo tukuburana, n'ubu turaje kugira ngo twungure ubwenge,
dusobanurira ibyanditswe, he kuba ubwenge bwacu ahubwo habe umwuka wera rwo gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Tujye kuganira ku bijyanye no gutoranwa kw'ishyanga ry'Abaheburayo. Nabivuze yuko twahereye kuri Adamu, turaza tumanuka tureba imibereho yabaye Enoki, tureba imibereho y'abantu, tureba imibereho y'Aburahamu, tureba imibereho y'Abayobu babayeho mbere ya Mose, kubera ko Mose niwe wanditse ibyo bitabo byose avuga amateka. Ubu noneho tugeze mu gihe cya Mose, twinjiye mu gitabo cyitwa Kuva. Itangiriro turivuyemo ngo turebe gutoranwa kw'ishyanga ry'Abaheburayo. Mbese aba Baheburayo tubaziho iki? Nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Igihe havuzwe itorero ry'Imana, kenshi na kenshi twumva Abaheburayo cyangwa se Abisirayeli. Abisirayeli ni bande? Ni abahungu 12 bakomotse kuri Isirayeli cyangwa se Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Abo ngabo nabo bakomotseho itorero ry'Imana. Gutoranwa kwabo se kwagenze gute? Reka tubanze dusome isomo ryiza cyane dusanga mu Baroma igice cya 3. Abaroma igice cya 3 umurongo wa mbere hari amakuru atubwira ingingo y'ingenzi cyane tugiye kuganiraho. Aravuga ngo nuko abayuda barusha abandi iki, cyangwa se gukebwa kumaze iki? Ni ikibazo nge nawe tubasha kwibaza. Abayuda barusha abandi iki? Abisirayeli barusha abandi iki? Gukebwa se bahawe kumaze iki? Igisubizo gitangwa ku murongo wa 2 w'igice cya 3 cy'Abaroma. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, baravuga ngo abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko impamvu abayuda bafite icyo barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ako kantu ugaceho umurongo mu buryo bw'umwihariko. Ntabwo ari uko Imana ari bo yatoranije kuruta abandi ngo bagire ishyanga ryihariye igirane communication yabo, ahubwo tujye kureba umumaro wabo. Umumaro wo gutoranwa kwabo wari uwuhe? No kugira ngo babitswe ibyavuzwe n'Imana, no kugira ngo bagirwe abiru b'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkwibutsa amateka. Ntabwo Imana yigeze ibura abahagararira ukuri mu isi. Uhereye mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Adamu hakomeje kubaho abantu b'Imana. Tubona guhamagarwa, tubona uko Imana yagendanye na Adamu. Kandi Adamu nubwo yacumuye ariko yarihannye, aza kubyara umwana w'umuhungu witwa Kayini. Aravuga ati turamubonye, tubonye nde? Umucunguzi. Twabiganiriyeho ariko asanga ntabwo ari we. Yewe Kayini yaje kwica Abeli wagendanaga n'Imana. Ariko kandi Imana yasumbushije Adamu undi muhungu witwa Seti. Seti agendera mu nzira z'Uwiteka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Seti yakomotsweho n'abantu bagendana n'Imana. Ntabwo Imana yigeze ibura abantu bayihagarariye. Tubona ibisigisigi by'abantu b'Imana, tubona ibimenyetso birari by'abantu bakomeje kugendana n'Imana. Twavuze Seti, twavuze Henoki, twavuze Nowa, twavuze Aburahamu n'abandi n'abandi. Abo rero bagendanye n'Imana. Interuro cyangwa se inyito dukwiriye kubita mu buryo bwahuranije muri iki gihe ni itorero. Mu yandi magambo, ntabwo Imana yigeze ibura itorero ryayo ku isi, abantu bahagararira ukuri mu isi, bakunda Imana n'umutima wabo wose. Soma amagambo amwe yanditswe n'umushami Imana Ellen G. White mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Yaranditse ngo itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemuku wacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Kuva mu ntangiriro abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Ndagira ngo iki kintu kizirikane. Kuva mu ntangiriro, kuva kuri Adamu kugeza uyu munsi, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Amen. Aba barinzi kandi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Imana yagiranye n'abisano rishingiye ku masezerano, ihuza itorero ryo ku isi n'iryo mu ijuru. Yohereje abamarayika bayo kugira ngo bakorere itorero ryayo, kandi n'urupfu ntabwo rwabashije gutsinda ubwoko bwayo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tubona kwigaragambya kwa Satani mu bihe bitandukanye. Tubona kurenganwa kw'itorero ry'Imana. Abantu b'Imana bagomba gutsembwaho. Tuzakomeza no kwibona mu mateka. Turacyari mu ntangiriro rwose, ariko Imana ishimwe yuko n'urupfu rutabashije gutsembaho
bwoko bw'Imana. Ntabwo itorero ry'Imana ryigeze rivaho burundu, habwa abantu b'Imana bakomeje kuba ku isi kugira ngo batange imiburo, batange imbuzi kuba bakikije, kugira ngo babahamagarire kwimika ubwami bw'Imana mu mitima yabo, kugira ngo bibazanire ihirwe n'ineza ikomotse mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Turabona rero urwo rugendo rwose, maze igihe cyarageze abantu barushaho kuba babi cyane. Ntabwo abantu bigeze bakunda Imana ku rugero ruhagije. Umubare munini w'abagiye kure y'Imana. Turareba mu gihe cya Kayini, abantu baragenda baragoma rwose, kugeza ubwo mu gihe cya Nowa Imana yiyemeje kurimbura isi. Ariko kubera ko Imana itarimburana abakiranutsi n'abakiranirwa, yategetse Nowa kubwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bihane. Yabwirije ubutumwa imyaka 120 yose kugira ngo abantu bihane. Nyamara ntabwo abantu baje kwihana, oya, ahubwo icyabayeho nuko bakomeje kugoma. Ndetse mu nkuge harokotsekemo abantu 8 gusa, maze abandi bose bararimbuka. Abarokotse mu nkuge se bo byagenze bite? Baje kongera barororoka baba benshi, ariko tubona bongera kwigira inama idasanzwe, inama yo kugomera Imana. Uzasome mu Itangiriro cya 11 ibyabereye mu kibaya cy'Ishinari, bubaka umunara wa Babeli. Nanone bongera kugomera Imana, ariko Uwiteka ahinyura inama zabo, arabatatanya. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana kugoma, ni ibimenyetso byerekana kurushaho kujya kure no guhenebera. Ariko hagati muri urwo rudubi, muri uko kwigomeka k'Uwiteka gukwiriye hose, tubona umuntu wari ufite umutima wo kwizerwa. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Reka dusome muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 7 kugeza wa 8. Dusomamo amagambo meza avuga ibyo isengesho umugaragu w'Imana Nehemiya yasenze, yibutsa Uwiteka kuko yagendanye n'abakurambere. Aravuga ati, ni wowe Uwiteka y'Imana yatoye Aburahamu, ukamukura muri Uri y'Abakarudaya, ukamwita Aburahamu. Wabonye umutima we ari uwo kwizerwa, usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu. Haleluya. Mu bantu benshi bari batuye ku isi, mu rudubi rwinshi, Uwiteka yabonye umutima wa Aburahamu ari uwo kwizerwa, maze asezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abakanani, n'icy'Abaheti, n'icy'Abamori, n'icy'Abaferizi, n'icy'Abayebusi, n'icy'Abagirugashi, kandi ko uzagiha urubyaro rwe, kandi byo warabishohoje kuko ukiranuka. Haleluya. Ayo ni amagambo ari muri Nehemiya. Imana yasoje isezerano ryayo. Yari yarasezeranye na Aburahamu yuko izamuha igihugu, kubera ko ayo muntu ufite umutima wo kwizerwa, ndetse musezeranya yuko icyo gihugu izagiha urubyaro rwe, kandi by'Imana yarabisohoje. Mbese urubyaro rwahawe igihugu cy'Abakanani n'Abaheti n'Abamori, n'icy'Abaferizi, n'icy'Abayebusi, n'icy'Abagirugashi. Ubwo bwoko ni ubuhe? Ni ubwoko bw'Abaheburayo, ni ubwoko bw'Abisirayeli. Imana rero yahamagaye Aburahamu witwa Umuheburayo, ariho tuvana n'izina Abaheburayo. Tubisoma mu Itangiriro cya 14 umurongo wa 13. Imuvana mu muryango w'abasenga ibigirwamana, imuhamagarira kuyibera sekuruza w'abizera, nk'uko izina tuzi kuri Aburahamu riri, yuko ari sekuru w'amahanga yose, sekuruza w'abizera. Kandi igitabo cy'Abaroma twari turi gusoma mu kanya mu gice cya 4 umurongo wa 13 kugeza 17 cyita Aburahamu umuragwa w'isi, yabaye umuragwa, kandi yongera kwitwa inshuti y'Imana muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. Imana yarekeye andi mahanga mu kujya kure yayo, maze ikomeza kugendana n'uyu muryango muto wa Aburahamu, imuhindura umuragwa w'ibyasezeranijwe, umuragwa w'isi, kubera ko abandi muri icyo gihe bari batandukanye n'Imana rwose. Reka nkwibutse ibyavuzwe kuri Aburahamu, ko ari igihamya cyo kumenya iby'Imana yategetse abantu bayo muri aya magambo. Turibuka amagambo mu Itangiriro cya 26 umurongo wa 3 twarayasomye ubushize. Haratubwira ngo kuko Aburahamu yanyumviraga, akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Maze twajya mu gice cya 18 umurongo wa 19 hatubwira inshingano Aburahamu yahawe, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nuko rero kugira ngo abantu batandukane n'andi mahanga, tubone iki Imana yabakoze, nuko yashyizeho Aburahamu n'abazamukomokaho umuhango wo gukebwa.
usoma mu itangice cya 17 ndetse n'igice cya 34 umurongo wa 14, kandi abamukomokaho bahawe n'andi mategeko yose y'imihango abatandukanya n'ayandi mahanga bakikije. Tuzabibona amategeko Mose yavanye ku musozi wa Sinayi ubwo yaramaranye n'Imana minsi 40 ku musozi. Ariko nubwo byagenze bityo ntabwo bahise bahabwa igihugu cy'isezerano, ahubwo hari icyo Imana yategetse, hari icyo yategereje, nuko bagombaga gutegereza kugeza ubwo bari bagituye ari bo Bamori buzuza igikombe cyabo cyo gukiranirwa, bakirukanwa muri icyo gihugu, maze Imana ikagiha urubyaro rwa Aburahamu nk'uko yabisezeranye. Muri icyo gihe rero cyahawe Abamori cyo kwihana, abakomoka kuri Aburahamu bisanze mu maboko y'Abanyegiputa. Ayo ni amateka tuzi. Baba mu biretwa imyaka 130 yose nk'uko Imana yari yarabibwiye Aburahamu inshuti yayo. Dusoma mu itangira cya 15 umurongo wa 13 amagambo avuga ngo, Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400, nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko woweho uzasanga abasogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Ita kuri uyu murongo wa 16. Aburahamu abwiwe isezerano yuko azisazira amahoro, ariko arabwiwe ngo ubuvivi bw'abazajyayo, abakomoka kuri abagiyeyo ni bande? Ni ba Yakobo. Tuzabibona n'abana ba Yakobo bajyanyweyo n'umuhungu we Yosefu. Ubuvivi bw'abajyazayo nibwo buzagaruka muri icyo gihugu Imana yahaye Aburahamu. Kubera iki? Kubera ko gukiranirwa kw'Abamori kwari kutaruzura. Bivuze ngo iyi myaka 400 ni igihe cy'imbabazi cyahawe Abamori, ariko icyo tuzi neza kubera ko tuzi aya mateka uko byagenze, ntabwo bagikoresheje neza. Kandi Imana irebera iherezo mu itangiriro yari yarabibonye ko batazagikoresha neza, ibibwira Aburahamu. Nuko rero igihe cyarageze, Imana igiha ubuvivi bw'abakomokaga kuri Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu, baragitura. Tubibona neza mu gitabo cyo Kuvana nk'uko nabivuze, uko Imana yahagurukije Mose. Tubona avuka mu gice cya mbere, tukabona uko yabaye mu Egiputa n'ibindi. Ntabwo turi butinde kuri Mose ko ntabwo ari utugenza cyane, ariko mu gice cya 12 tubona Imana ihagurutsa Mose, maze itangariza ubwoko bwayo bwari mu bubata ko isaha yo kubaturwa isohoye. Dusoma amagambo meza cyane nkunda muri Zaburi 105 umurongo wa 42 kugeza 45, ngo kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we. Haleluya! Imana ntabwo ijya yibagirwa isezerano yasezeranye. Kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we, akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore zazikurayo ziririmba. Haleluya! Abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Amagambo akurikiraho arakomeye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikiza ibyo yategetse. Reka nsubiremo iri somo. Zaburi 105 umurongo wa 42 kugeza 45. Kuko yibutse ijambo rye ryera na Aburahamu umugaragu we, akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore zazikurayo ziririmba. Abaha ubutaka bw'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga baruhiye. Bibera bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Haleluya! Uko niko Imana yahagurukije ubwoko bw'Abisirayeli, maze kwibuka isezerano yahaye Aburahamu, maze baha cya gihugu cy'Abamori kubera yuko bakiraniwe, kandi kubera ko byari isezerano Imana yasezanije umugaragu wayo Aburahamu. Mu byo rero Uwiteka yategetse nk'uko tumaze kubona muri Zaburi 105 umurongo wa 55, ko byabereye bityo kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikiza ibyo Uwiteka yategetse. Mu byo Uwiteka yategetse harimo n'isabato. Ibyo bikwiriye kumvikana rwose. Kandi Abisirayeli ntabwo bari bafite ikibazo cyo kutamenya isabato gusa nk'uko tuzabireba mu bihe bizaza, ahubwo n'Imana ubwayo ntabwo bari bayisobanukiwe. Kubera iki se? Kubera ko batinze mu buretwa bwo mu Egiputa. Nicyo cyatumye Imana ibibwira kenshi, tuzabisoma kenshi mu bitabo bya Mose. Imana ibibwira kenshi iti, ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu. Ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugasuzuguze izina ryanjye, kugira ngo nezerezwe
hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza. Ayo ni amagambo Imana yakunze gusubiramo. Ushobora gusoma ku gice cya 15:21, abari 22:32. Imana yakunze kubibwira kenshi. Kandi nanone tubwirwa magambo ari mu kuva igice cya 18:16, umurimo w'ingenzi Mose yakoraga wo guhugura abantu kumenya Uwiteka n'amategeko ye. Turasoma ngo baza kuri nge, bande? Abisirayeli baza kuri nge nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Ayo nta magambo dusoma mu kuva igice cya 18:16. Umurimo wa Mose w'ingenzi wari uw'ubucamanza, gukemura ibibazo biri mu bwoko bw'Imana, ariko kandi akabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse, kubera yuko aba bantu batinze mu buretwa. Cya gitabo nigeze gusoma cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, dusomamo amagambo avuga ngo Imana yatoranije Abisirayeli kugira ngo bagaragarize abantu imico yayo. Uwo ni wo mugambi Imana yabashakiye. Twamaze kubibona mu Baroma igice cya 3. Mbese Abisirayeli barusha iki abandi? Igisubizo, babarusha mu buryo bwose. Kubera iki? Kuko babikijwe ibyera by'Imana, babikijwe ubwiru bw'Imana, bamenyeshejwe amabanga y'ubwami bwa Kristo, kugira ngo bagenze gute? Kugira ngo bayamenyeshe abandi. Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Nuko rero umuja w'Imana yarandika ngo Imana yatoranyirije Abisirayeli kugira ngo bagaragarize abantu imico yayo. Uwo ni umugambi wo gutoranwa kw'Abisirayeli. Yifuzaga ko baba amasoko y'agakiza mu isi, baragijwe ubwiru bw'ijuru, aribwo guhishurwa k'ubushake bwayo. Mu minsi ya kera y'Abisirayeli, amahanga yo ku isi yari yarateye Imana umugongo binyuze mu migenzereze mibi, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, haba no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, nk'uko tubona mu Baroma igice cya 1:21. Nuko rero Imana itoranya ishyanga ry'Abisirayeli kugira ngo abantu bamenye imico y'Imana, kuko imitima yabo yari yamaze guhinduka icuza umwijima, yarabaye ibirimarima. Nyamara kubw'impuhwe zayo ntabwo Imana yabarimbuye. Haleluya! Ntabwo Imana yarimbuye abo bantu batarabwirizwa. Yafashe umugambi wo kubaha amahirwe yo kongera kumenyana nayo binyuze mu bwoko bwayo bwatoranijwe. Mbega ukuntu urukundo rw'Imana rutangaje! Imana yatoranije Abisirayeli kera kugira ngo babe imuri zimurika. Ntabwo ari uko ari bo yarihisemo, kandi yabibabwiye kenshi. Uzasoma igitabo cyo Gutekwa kwa 2 igice cya 4. Imana ibwira Abisirayeli icyatumye batonya suko mwari beza kuruta abandi, suko mwari benshi kuruta abandi, muri shyanga rito natoranyije kugira ngo mu bwoko budasanzwe. Tuzabireba mu isezerano Imana yasezeranye nabo mu itangire mu kuva igice cya 19 mu byigisho bizakurikiraho, yuko yabatoranyije ngo babe amaronko, bahinduke ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami. Mbese abatambyi bakoraga iki? Bari abahuza b'abantu n'Imana. N'uwo mugambi Imana yari ifite. Kandi Imana yaje gutoranya twebwe muri iki gihe kugira ngo dukore umurimo nk'uwabo, kubera yuko batujuje inshingano zabo, nk'uko tuzakomeza kubireba. Imana Data wa twese ifasha abantu b'Imana gusobanukirwa iki? Yuko Imana itatoranije Abisirayeli ngo ibahe amategeko yayo bonyine, ahubwo yabamenyesheje amategeko yayo kugira ngo bahinduke imuri zimurikira abandi, bayobora abandi ku mico y'Imana, kubera ko yifuzaga ko baba amasoko y'agakiza mu isi. Ntabwo rero imico y'Imana yari igenewe Abisirayeli gusa, ubwo none Abisirayeli batagifite uwo murongo bibe byararangiranye nabo, ahubwo umurimo Abisirayeli bahawe ni wo murimo natwe twahawe wo kumurikira abatuye isi umucyo w'ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana, amategeko abugenga. Ndasoreza ku magambo aboneka mu rwandiko rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Ni amagambo azwi cyane. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 atubwira ngo ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, kabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Mugambi nyakuri w'itorero ry'Imana ni kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ni kugira ngo tube abatambyi b'ubwami, tumenyesha abantu b'Imana umucyo umucyo uturutse mu ijuru batari bazi, tubamenyesha amategeko y'Imana. Bwa butumwa bwahawe Abisirayeli kugira ngo bitonde amategeko y'Imana kandi bayabwire abantu, kugira ngo bamamaze Kristo uzavuka, nibwo butumwa twahawe natwe. Ni ukubwira abantu amategeko agenga ubwami bw'Imana,
kandi tukababwira Yesu Kristo umukiza wacu wavukiye mu isi akarokora inyoko muntu yose. Mari dufashe kumva ibi bintu ngo dutangiye urugendo rw'Abisirayeli. Iyi yari intangiriro twereka ngo Abisirayeli mbese umugambi wo gutoranwa kwabo n'uwuhe. Ntabwo ari ukugira ngo bakomeze amategeko y'Imana, ntabwo ari ishyanga ridasanzwe rigomba kurangizanya n'ubushake bw'Imana, ahubwo amategeko y'Imana uko akomeje kugendana n'abantu b'Imana bose. Aburahamu bakaba mu gihe cyabo, ba Enoki bakaba mu gihe cyabo. Igihe cyarageze habaho Abisirayeli nk'ituro ry'Imana ku isi bishinzwe kubika ubwiru bw'ijambo ry'Imana ngo babumenyeshe amahanga yose. Kandi dufite ibimenyetso byinshi by'uko amahanga amwe yakunze iby'ubwo butumwa. Zasoma amateka ye byabaye mu gihe cya Salomo. Tubona iby'umugabekazi wo mu Etiyopiya w'Isheba aza gushaka Imana muri Isirayeli. Uzasome amateka y'ibyakozwe n'intumwa. Tubona umunyetiyopiya w'inkone wavuye muri Etiyopiya aje gushaka Imana. Uzasome ibya Korneliyo, uzasome n'ibindi abantu b'abanyamahanga baje gushaka Imana. Mbese uribuka abanyabwenge baje kuramya Yesu yavutse? Abo ngabo bari baramenye ubwiru bw'Imana bwabikijwe muri Isirayeli. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi ubwo turi Abisirayeli mu by'umwuka, reka twishimiye kugendera mu bushake bw'Imana nk'uko umugambi wayo uri wo gusenga kwanjye muri aka kanya mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge Imana. Data, tugushima yuko tuyoboye muri iki kiganiro kigufi kitwereka yuko watoranije Abisirayeli kubw'umugambi mwiza wo kugira ngo bamurikire abahanga yose ubushake bwawe. Natwe wadutoranije muri iki gihe byo gusoza inshingano yacu, kandi umugambi w'iyi platform umucyo w'isabato no kugira ngo tumurikire abandi umucyo bataramenya, kugira ngo dusoze iyo nshingano yo kwigisha abandi iby'urukundo rwawe ruboneka mu mategeko yawe. Tugiye gukora umurimo tubikunze, kandi abo tubwira ubaho umutima wo kunyurwa n'ubwami bwawe, wo gusenga kwanjye mu izina rya Yesu.